Ibihe byiza kuri wakoze subscribe ku murongo wa Watwandikira TV ni by'agaciro. Turishimye kongera kubana nawe, tuzina duteye ibyishimo. So no munsi nawe ndi ujye mu magambo menshi, mbivuga ko muhawe ikaze aho uherereye hose, uri mu Rwanda mu mujyi wa Kigali, mu ntara ukariye nyubwo ndavuga amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba n'iburengera bwaryo. Tugwaye ikaze. Uri mu bihugu twegeranye, uri mu Burundi, Uganda, Tanzania cyangwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, you are so welcome now. Ikindi nimba no muri diaspora nta n'umuhejwe ahangaha. Iyi ngiyi ni channel yacu ni ya Burungu. Uyu munsi we are so very excited. Man, nagize umunsi mwiza cyane kuko nabashe no guhura n'abantu b'agaciro nko mubibona. Gusa ndabiza benshi muhita mujudginga niko abantu tumera, gusa it's fine. Ntacyo bitwaye. Shaka kuvuga ati aya masura ndabona basa nk'abaraperi, ndabona basa nk'abastari n'aba fashion. Undi akavuga ati ariko ndabona bino bigabo bijanga bisa nk'ibigangster ya. Ayo na kamaso yakwereka wanasanga ari nako biri na wamenya. Rero icyo nshaka kugira ngo tuganire n'abavandimwe atubwire gusa ingingo tuyoganiraho mbere na mbere utagiye kure, tuyoganira ku ngingo ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye kuvuga ijambo ry'Imana. Noneho bise biguturitse umutwe yavuze ati abajama bazi ijambo ry'Imana, bazi Jesus Christ. Gusa muri baranditse ngo Yesu ntabwo yazanywe n'abarwayi gusa, nako n'abazima, yazanywe n'abarwayi. Twese turi abana b'Imana, niyo mpamvu tujye kwisaganga ni by'agaciro. Reka mere unyegereye umuso bwanjye atwibwire na mugenzi twibwira, ubundi tuze twinjiye mu kiganiro byimbitse. Hey brother Ogwan. What's up? Ni fresh. Yewe, Yesu ashimwe bro. Arimbazwe. Meze mutese? Life ni Gucci. Life ni neza. Turashima Imana yo mu ijuru. Amazina yawe? Njye nitwa Sam's Banatu. Ndi umunyamuziki nkuko wari wagiye binyuramo ariko utabigiyemo, ugenda gubica ku ruhande, ariko nibyo. Yego. Ndi umunyamuziki of course, ariko si cyo kiri imbere, ndi umukozi w'Imana. Yego. Ibyo nibyo byibanze kuko Imana ibiri imbere, ni nawe dushyira imbere ya byose kandi niyo mugenga wa byose. Ni byiza. Ni Sam's Banatu, mufite amagambo meza ni by'agaciro. Bro, meze gute se? Fresh. Amazina? Chris Drizzy, wowe ndanakuzi ku mbuga nyinshi, nakubonye no ku gihe wagiye gutanga ama testimony. Appreciate bro. Ewana, kandi ikindi nkunda culture yawe. Thank you man. Yego ewana. Ikibazo cya mbere rero reka nyababarize. Abantu bose dukurikiye bafite usavuga ati gute uyu muntu urabona afite dreads, uyu nguyu afite ama rings mu ntoki, impeta cyangwa imikufe, amarinete y'abastari bambaye ikigangster. Kitavuga ati ni gute abantu bisanisha n'Imana, ndetse ari n'utabira agaciro, maybe ashaka wese akomeza akajya kujampinga ku zindi nkuru, ariko ibyo tugiye kujyamo mumbwire ese niki gituma mwumva ko mwakorera Imana kandi musa nkaho muri abanyabyaha. Ubwo nyine mbivuze ndi straight njyewe kugira ngo byumvikane niko abantu bose kubibona imbere ya kamera. None niki gituma kuba umukozi w'Imana? So ni mbere na mbere muri abakozi bayo cyangwa inza scam mujya mutuzanira dore ko abantu bose imyaka ariko babaye? Urebesheje amaso y'abantu nkuko nguko babivugaga nyine, Yego. ushobora kuba wahita ujudginga cyangwa ukagira ukundi kuntu ubibona wowe mu mboni zawe. Yego. Ariko amaso y'Imana sikabibona. Amaso y'Imana sikabibona habe na gato, kuko ijambo ry'Imana ritubwira yuko Imana itareba habe na gato physical appearance y'umuntu. Yego. Ahubwo yoyo ireba umutima wawe, ikareba umutima umenetse ufite, ikareba umutima wawe nga gukora icyaha ufite, Yego. ikareba umutima ukora ibinyuranye n'inzira yayo ishaka. Yego. Ibyo ngibyo nibyo Imana rero ireba. Rero longazi ngiye mamamya n'umutima wanjye yuko ibyo bintu mbikora kandi izo nzira nzirimo nk'uko ibishaka. Yego. Ntabwo natinya kwita rero umukozi w'Imana. Yego. Ahubwo wenda natinya kubivuga mu gihe wowe amaso yawe cyangwa amaso y'umuntu ari yabigena cyangwa ariyo amataringa, nibwo icyo gihe navuga yuko usubije neza kabisa, ndakeka unyuzwe. Ariko tukiri aho ngaho natwakumva umwe ngo twirengagize nti reka nakire Drizzy. Ndabyibuka nigeze ko na interview yawe ndetse ku mwaka ushize ku gihe uri gutanga ubuhamya avuga ukuntu wavuye mu byaha, ukuntu wamenye ko Yesu ari inzira y'ukuri n'ubugingo. Umashaka kuvuga ati ni gute waravuye mu byaha ukaba ucyambara like gangster, ukaba ushyira utuntu ku matwi, nyine batavuga ati mune gukina natwe wana. Se wowe iki uwo muntu wamubwira iki kugira ngo yumve ko ibintu urimo wamaramaje kandi binakurimo? Guca urubanza ntabwo ari akazi kawe man. Nanjye si akazi kanjye. Umucamanza mukuru n'Imana nizaca urubanza. Uko ngaragara bimesha amahirwe yo kuba nagera ku rubyiruko
bagenzi banjye nasize ku muhanda, nasize mu maklabu, nasize mu butinganyi, nasize mu busambanyi, kubera ko baracyanyiyumvamo ko I drip like them. Ntabwo rero imyaka yanjye mfite 24 ariyo kujya kunigiriza amakositimu yo kujya kwambara amashati na jeans, kumva kwambara hoodie, natawaga Kendrick, natawa karinete nkambara cyangwa nyine to, kandi bifasha nyine kugera kuri target yabo nkwiriye kubwira ubutumwa bwiza. Cyangwa cyatangiye kibaza ngo turi abakozi b'Imana. So Imana igiye guhamagara umuntu ngikorere, ntabwo ngihita ivuga ngo mbigiye guhita hamagara runaka wagezeyo. Ifata umuntu uciriritse, umuntu uri hasi, umunyabyaha, wayobeje benshi, wagushije benshi. Njyewe ndeba hano kabisa, back in the days nagushije benshi byatanze, byataye nyine to. So ireba umuntu rero wari ucishije bugufi, wari wararaburije, ihamagara aboroheje ikabakomeza, bro. Niko ijambo ryawe rivuga, kandi nako ikora. Nk'umuntu nzi like back in the days, urikumva, I used to smoke amasigara, cosmos street hose curuza ibimogi. I was crazy life nyine, bwari ubuzima bw'umwijima bitandukanye no kumbona ubu nyine no kureba imbuto neratu. Wowe mbona nambaye amaherena, nambaye Kendrick, nambaye impeta, umva amagambo mubwira nyine tu, umve like tekereza urebe nyine n'ibyo nkora tu. Ese nshobora kugaragara gutya nyine nk'uko ndi kugaragara, kandi umurapa n'umuki, ariko nyine ni imyenda tu, si imyenda se, ni imyenda nta kindi. Imyenda ugomba kuyambara nyine, ariko twavuga n'ubutumwa bwiza tu. Drizzy, amahirwe mfite ni uko wabaye usa nk'abaye mu buzima bwombi. Urumva wagize dark side, igice kijimye, uri mu byaha cyangwa uri mu bintu bitanezeza Imana habe na gato, wongera kugirwa ubuntu ukaba uri umukozi wayo. Ndagira ngo udusangize kuri iyo experience, utubwire ati se muri Yesu ni ikihe cyiza kirimo gituma cyatumye nyine wanga ibyo bintu ukitandukana n'urwo ruhande. Unambwiye unagira inama kandi ikindi umuntu ukurikiye nawe ushaka kuba akibirimo. Nko nk'urugero, ndabizi twese turakura tukagira imico, tukiga ibe myiza ibe mibi niko abantu turemye, ariko akenshi twese tuvuka dufite umutima w'urukundo n'umutima mwiza n'umutima w'Imana. Cyane cyane ko twese twakuriye mu miryango isenga, mu madini. Kuri umuntu avutse bahita bamuha izina, akamuha ubwenegihugu, akenshi batamuha n'idini. N'ubwo twese twakuriye mu madini. None ariko twaza gukura tugafata imico itandukanye, nkaba najya muri iyi nzira, wenda n'imyaka irakonta, ibintu bikangirika. None ndagira ngo tubwire we noneho iki cyatumye uwo murongo wavuyemo cyangwa se wakuriyemo usa nk'uwo break, nkavuga ati kanongeye nsubire mu bintu by'Imana kandi mbijyemo deep. None cyane kuri no mujene, buriya abajeni turi mu bantu ibintu by'Imana tutajya duha agaciro. Dusangize iyo life yawe, utwereke itandukanye hagati y'ubwo buzima, utwereke icyiza kiri muri Yesu, kandi unabidukundishe ko ibintu byiza Yesu avuga ngo twagure abana bayo. Like mugende, Bible inavuga like mugende mubwiriza ubutumwa bwiza amahanga yose. Muzane abigishwa nyine, abantu bakurikira Yesu ari benshi. Mugende mubwiriza ubutumwa bwiza amahanga yose. That's good. So ntago ndi kugusubiza, sindi wije kure cyane to. You can judge me about the view. Anga turi ni home, wansanze home. So wabonye mail wanjye, wabonye view wanjye, wabonye amakeba paritse hariya, namutayemo byo kurya sweet kandi asante, my drink yanyakiriye neza, turishimye. That's cool. So ugiye kumubwira ngo judge me about the view. Life mbayemo ubu ngubu sinyo nabagamo igihe nari ndi mu byaha. Hano ndi mu rugo, ndi home, ndi umwana mu rugo nyine tu, kumva which is good. Ariko back in the days nkiba muri iyo life ya dark side, nyiba ku mihanda nyicuruza ibiyobyabwenge, nyiba ku mihanda nyikora umuziki wa secular. Man, nagize kirana naravuye mu rugo njya kuba mu mageto. That life agatsima uri kumva. Ubugari man, munakararira ubugari n'udushyimbo uri kumva, kandi amaze kwikaya na Subaru z'ibihumbi byinshi cyane. Ari ubwo Subaru n'urumogi, ubwoko bw'urumogi. Ukuntu bari ukuntu nyine akabindi barabizi bariya kaba kazinze ikinini ngo bakita Subaru. Kigura amafaranga menshi. Cyo nashatse kwikubwira nuko hano ahangaha ndi home nyine to. Nyuma yo kuva muri that life yo guhitamo gukurikira
inzira y'ukuri no kuba najya mu murongo mwiza w'Imana nshakamo no kumenya umuhamagaro wanjye byatumye mu rugo icyizere bari barantakarije cyongera kikagaruka so bongera abantu ikaze nza mu rugo nyine nk'umwana to nibera mu rugo so ikindi hariya muri dark side mu mwijima mu byaha ubuzima bwabo nyine mare agara ubuzima bwiza so ni handi ubana n'umuniga mubana no mu kavumo baba muryamye nijoro ukajya kumva ngo cyangwa muri kuvugana n'umuntu kumva ngo ariruhukije ibibazo cause ari ibibazo like ushobora no gutekereza ukavuga ejo bundi natayemo umubebi ese uriya mubebi buriya yaba atwite aramutse atwite cause twese turabizi neza ko ijambo ry'Imana rivuga ko kuryamana n'umukobwa cyangwa kuryamana n'igitsina gore mutaye mwashakana n'iki ari icyaha ariko ubwo iyo tugize ko niko Bible ivuga ni nako natwe abakristo tubizi koko kandi ni nabyo ariko iyo tugiye outside from church cyangwa outside y'ijambo ry'Imana sin igendera ku myaka criminal nyine to criminal icyaha gihanwa n'amategeko ni libungo ari imyaka ariko imbere y'Imana ko mwamungana kose ni icyaha so uwo muriga iyo muri mu buzima bw'umwijima ugatekereza nk'ubwo buzima nyine kumva ko ashobora gutwara inda cyangwa ashobora kuba yaratwite mwararyamanye ibibazo biba byinshi ari handi nyine ubugarira n'ubundi ukajya kumva ukumva ariruhukije kandi nta kiba muri kuganira ariruhukije ariko atekereje ibyo ahora anyuramo ibibazo bye so muri dark side ni kuri biba bimeze usanga wanyweye nk'inzoga sinzi hari utuboro twaje street nsigaye no mvuga tuvuga uturikere nyine kera twebwe mu gihe nyitamo back in the days agagezeho boro zitwa za club za Esperance ntabwo naje hano promoting ibyo ngibyo ariko kugira ngo n'umuntu uzabona kino kigana azabashe kumva nyine arasobanukirwa ibyo ndi kuvuga hari utundi noneho ngo nimba ari ngo kiwingo ngo mamba kumwanda cyane ko turike tugura tugeze no ku cyatanu hagati aho ngaho ntabwo kibuga so tuba dufite n'ibivorote byinshi na 46 cyangwa 42 bityo nyine biba biri heavy so kari akaboro umusista twara ntabwo ngiye kuvuga izina ngiye ngoza nyine akagatamo ngende umutetsi tumva mu gikoni niko kazi nkora ka buri munsi sibyo ko nyine nkora n'ibi ngibi ndi kuvuga byo kwamamaza Yesu Kristo ko igorogota mane ku musaraba hari public that's why nanjye mfite kuza hano uko nambaye bikagutuma uza kundeba kugira ngo wumva ahubwo ubutumwa bwiza ndi bukubwira so umusista rero ndi kubabwira yatayemo iyo drink sibyo arayinywa tu yamara kumugeramo akagira umunezero agaciringa karera story nyinshi tugakora akazi fresh ariko zitangiye kumushiramo ajya bwira gakomani Chris ngo wewe kutama inzoga nyine tu bimeze gute ko mbona wibere neza uhora n'ibyishimo ariko vibe kandi ntabwo uburi soba tukuzi mu inzoga ziturakubona unamwe inzoga cyangwa n'ikindi kintu cyacyo cyose gituma umuntu ajya hayi ariko giyewe yo nkweye kano kaboro ndi vibe mfite n'ibyo byishimo ariko iyo kari kunshiramo numva umunaburi uri kuzamuka ushiranga ukamwica kandi koko nyine nanjye ndabibona iyo atayemo iyo boro iyo drink aba afite vibe birumvikana nyine tu ariko iri kumushiramo acika intege batangira kwicara bamubwira ikintu akagushibura kandi mu kanya yagusikira agakubwira rimwe ukabona no kuruka byaganje mu nda no mu maraso hose ariko iyo kari kumushiramo agira gute umushiya nyine urazamuka kandi umushiya n'utuza uburiramo ibyaha wa mutima mubi so icyo mbivugiye no kugira ngo mwumvishe nyine ubwo buzima ubamo bwo kunywa amayoga ubwo buzima ubamo bwo muri dark side bwo gusambana bwo kunywa amatabi n'ibyako kanya biba muri iyo moment muri icyo gihe gitoya ariko iyo bishize haza ingaruka zo kwicuza ubundi gushyira baby na mwe wanatakaje amafaranga menshi cyane baspending amafaranga menshi cyane kumva raho baby gute na mutaya amafaranga gute byagenze gute izi nzoga nazinywereye iki ko numva
abantu banywa mitsingi noneho bro urayinywa mu gitondo ikakumena umutwe nibwo igira hangover mbi cyane. Ibyo byo ndabizi cause nanjye nanywaga agatsingi tobacco ngo nsigaye nk'inyange yego amazi to cyangwa kinywera agafanta nanjye nyakiriye agafanta na alcoholic drink uri kumva. So ubuzima rero bwo mu byaha shaka ari ubuzima bwiza to yego ubuzima nyine uba wumva uremerewe tubana n'umuntu ku gitanda kimwe ku bururu umwe muri ghetto ariko utazi ibintu acamo mani utazi ibintu bihora bimurwaniramo. Kuba narashiftinze rero nkava muri biriya si ku bwanjye to ibyo nta kintu nakishoboza atari Kristo. Cyari igihe cy'Imana nyine to ko bakunda kuvuga ngo buri muntu wese agira igihe cyiwe, igihe cyawe kigera nawe wabigizemo uruhare nyine to ko Imana irakwereka nyine tukavuga ati na bro is ball urimo uzaguriramo ubuzima ikakurabura nyine ko gati Imana ibi bintu nukomeza gutya bizagenda gutya na gutya. Yego. So ufitemo mukabera muri wowe ufitemo ni ijwi ry'umwazi n'ijwi rya shitani. So icyo ukora rero ushakisha uko wakumvira ijwi ry'Imana kuko niryo riba rikuyobora yego mu nzira nziza yo kugira ngo uronke ubuzima bwiza. Nuko nanjye nahindutse ngira bino bya gusenga ngira ministers zo kuri social media ngira ijambo ry'Imana tangira ari scripture posting scripture gusa birangira ntangiye kujya mfata videos kugira ngo nyine numvishe mfite umutwaro w'abandi bapeti bagenzi banjye bari guca mu byo nanyuzemo yego bakiri muri bwa buzima nanjye nabayemo mbese bari mu nkweto za kera zanjye hari n'abandi nanjye ubu ngubu nanjye babashaka nyine gufitinga mu kiri mu nkweto zanjye yego that's good niko na shiftinze ariko it was bad things. Judge me by the view man. Okay. Judging ukurikije view no to. Okay. Life ya tsira. Ni life nyine to. Okay. Ikibazo cya kabiri mfite cy'amatsiko munyemerere nyibaze Samsbana akunda bimeze bite mwana ongera ufate gutya mwana Samsbana ndakubona dread yakoze nakubereye by the way ni nziza cyane none se kuno ubusa gutya ntabwo ugiye n'abandi bajama ko turabizi akenshi in general ho tuvuga ikintu twabaye ku ruhande rumwe cyo tubiga muri rusange in general tuzi ko abantu ba dread akenshi aba ari abantu baba smoking numva mu bita ngo n'abastona abantu banywa imyotsi cyane yego ubu se niyo uhuye na mugenzi wawe ufite izo dread we natuvuye ko yakiri mu ngeso zo kuba yakoresha ibyo bintu akaba atabizi ntabwo ashaka kuza kurumva avuga ati ari umugani bagiye bavuga ati ngo ibisiga nimba ari ibisiga ngo bihuje iki ngo bitorera mu mbuga imwe nyine kuvuga ati ahantu nyine ibintu umuntu meze kimwe akenshi muri ahantu hamwe nk'ubu iyo abantu bakora ifite dread ntabwo bashaka kubira akavuga ati umusaza acyadusangire wanyu nyine bikaba byagukururira kwisa muri ya mishino barimo bigenda ute witwaramo gute iyo muri situation ko ndabizi ntabwo wambeshya ngo ntabwo yakutaba kuko uba mu bagenzi nako turi abagenzi ikindi kandi iyo umuntu ameze gutya abafite n'abandi bakunda ibyo bashaka kumera nkawe baza bamusanga witwara mute muri situation muvandimwe. Obviously birumvikana ntabwo ibyo bintu byabura kubaho yego ntabwo challenges nyine nk'izo ngizo umuntu aba yabura kuzifacinga tu yego gusa nyine hamwe n'Imana hamwe n'ijwi ryayo kandi Holy Spirit umuntu nyine abasha kubicamo kandi bigashoboka yego kuko akenshi nyine ubusanga umuntu ahura nk'abantu nk'abo ngabo nyine bameze nk'uko nguko wenda bo bakibaswe n'iyo mico yego cyangwa nyine batari bamenya aho umwuka wera uri cyangwa batari bamenya Imana iyo ariyo yego ubusanga nyine hari ahantu henshi wahurira nabo bakagukontaktinga ukaba wajya muri ibyo bintu cyangwa iki gusa ariko nyine hamwe n'Imana umuntu aragerageza akabirwanya akabicika bigashoboka ukabona nyine ufite nk'ama event menshi uba ukwiye kwitabira ariko byibuze ndagerageza amwe muri yo ayo mbona ashobora kuba yanzanira ibyo bintu avuga ati no ahangaha ntago mari nkagerageza nyine kujya mu bimfitiye inyungu kandi binahesheje Imana icyubahiro. Nuko nguko bigenda kabisa. Mushobora kuba mutari kubeshya mushobora kuba mutari abasikama ko ibintu muvuga ndikumva arimo fact kabisa oya yewe wenda ngenda bazi
ni inshuti zanjye ariko nyine mashaka kumva izi testimony bagiye banganiriza ko nanjye bambwiye ati Yesu wari tukajoininga umurimo w'Imana nanjye nirwo rugendo ndimo nshaka no kwerekezamo ariko abo bashyizeho kamera rero kugira ngo tubiganire nababyumva noneho ikindi kibazo kiragira giti murabona undi bavuga ati tugiye kuva mu ngeso mbi nk'urugero nk'ingeso z'abasinzi ugiye kuva mu businzi tuvuga ati reka n'inshuti zinjyana muri izi nzoga nzive zishyire ku ruhande iyo ushaka kuva ku kintu nyine bikana n'ibyacyo byose umuntu ashaka kwibaza akavuga ati ibyo bintu mwabivuyemo ibyo bintu ngo byo kuba mwajya muri mico mibi ibiyobyabwenge mwarashyize hasi akibaza nsi kuki none imyambarire kuko imyambarire mwambaye ntakitwaye ngewe ko nayo ndi umugenzi turanayikunda cyane n'abadukurikira ndabizi most of them murayikunda guys ariko no bigize mu bintu by'Imana nagita nk'ari imyumvire ndashaka kuba twarakuriye twumva mu madini twumva bagatubwira ati uyu nguyu ntakwiye kuvuga iby'Imana ameze gutya ntakwiye kuvuga iby'Imana afite dread uyu nguyu ntabwo ari umurokore mu gihe apfumuye amatwi ntabwo ari umukristo ntabwo ari umwana w'Imana so icyo nshaka kuvuga kuki nava kumwarekeye iyo mico cyangwa kumwe mubaswe n'ibyaha kuki mwatandukanye n'ibyaha rero mukomeza gusa nyine nk'abakiri muri byo gusa nk'abanyabyaha kandi mwarabivuyemo icyo kibazo Bruce ndashaka ukinsubiza ari ikibazo cyiza yego ari ikibazo cyiza njyewe byose nkora nyine mbishobozwa na Yesu Kristo kuko ni imbaraga tu yego ni ukuvuga ngo yego ikintu cya mbere abana b'Imana ni abayoborwa n'umwuka wera ushobora kubona wita umwana w'Imana kandi atari umwana w'Imana kuko ijambo ry'Imana rivuga nyine n'iby'Imana ijambo ry'Imana rivuga ko umwana w'Imana witwa umwana w'Imana yego ni umuntu wakiriye Yesu Kristo n'umwami n'umukiza akemera kwamubera nyine inzira y'ukuri n'ubugingo yose akemera ko kuyoborwa na mwuka wera kuko hari abayoborwa na kamere nyine hari abo ngabo bose nyine bo muri street b'ama dreadlocks ariko bakaba bagikaya bakikora ubusambanyi n'amayoga so umwana w'Imana ni iki se umwana w'Imana ni umuntu uyoborwa n'umwuka wera umwana w'Imana ni uwakiriye Yesu Kristo n'umwami n'umukiza kuko Yesu Kristo niwe waduhesheje kuba kwitwa abana b'Imana twabaye ma petit frère we niwe grand frère niwe mukuru nyine niwe mfura mu bana so ni ukuvuga ngo ku kigendanye n'imyambarire wowe jya ureba nyine ureba uko nambaye ntarimo wipanga akazi njyewe si akazi kanjye sinza kwipanga akazi ngo njye kukujajinga njyewe ntabwo nca urubanza we nundeba ukajya kuncira urubanza njyewe nta kintu nagutekerejeho cyo kugucira urubanza uzaba uri kwishyiraho imitwaro iyo ufite irakuremereye ugiye kwiyongeraho n'uwanjye ngo nambara amaherena n'iki uzaba uri kwiruriza ubusa kuko Imana yose ukwireba tu we ntabwo ireba nyine ngo yambaye gute ngasa gute ireba se umutima we harimo ikira mbese ireba nyine wowe wowe nk'imbere mu mutima wawe so abantu rero twe ntabwo tureba nk'Imana ari nabyo bivuga physical appearance ki konta aho twebwe impamvu tucyambara icyangwe uko turi urubyiruko mwana we was up and we are still up before twari up n'ubundi tukiri muri ibyo by'ibyaha twari up twari twarasayishije so no muri ibi ngibi rero byo kuvuga ubutumwa bwiza bwo gukorera Imana yaduhaye Imana yaduhaye ibiceri yaduha amafaranga yo kugura icyangwe so tugomba kwambara icyangwe tukaguma up kugira ngo byose tubikore kabisa aho ngaho kantu karanshimishije cyane clean outside and clean inside tube dukeye imbere ku mutima nta cyangwa yego ariko ndakeka biri n'umurongo mbere ko tujya kuri uwo murongo nishimye ukuntu nyakiriye nk'uko muri kubibona ku meza twanyweye twariye biswi gusa ikindi kintu gikomeye hari kino gitabo kimfashe kibereke hari igitabo cya Bibiliya cyangwa Bibiliya yera ese iki gitabo mu magambo make bwira kino gitabo ubundi kivuze iki gitabo ni iki ubundi kuri wowe bivuga mu cyongereza cyangwa mu kinyarwanda ngende icyo Bibiliya dusangize uko ubyumva nta kibazo abadukurikiye ndakeka barasobanukira yewe ngiye icyo Bibiliya uvuga ko ndicyo yego I'm what Bible says I am and I do what Bible says I gotta do yego ngo Bibiliya ni ijambo ry'Imana
yego ni ibyahumetswe n'Imana, byahumetswe byera kandi byahumetswe n'Imana. yego noneho byose byanditswe uri kumva ibinyujije nyine mu bantu to abantu niyo ntabwo Imana rero yaje ngo yandike Bibiliya gutya nyine translate ngo mu ndimi runaka ni abantu nyine bakoze kuko natwe ariyo boss mukuru. So icyo Bibiliya ivuga ko nicyo rero, yego icyo Bibiliya ivuga ko mwe gukora nicyo nkora, yego kuko iri ni ijambo ry'Imana kandi Imana ni iri hejuru ya byose nyine to. So iyo mvuga Imana abantu bavuga Imana ariko ujya wumva Imana tu bavuga Imana nyinshi nyine tu, ariko hari Imana Uwiteka, Uwiteka ubundi Kinyarwanda nyine ukuntu kibivuga tu Uwiteka nyiringabo, Imana isumba byose, umwana wayo Yesu Kristo ariwe twaherewemo kugira gute gucungurwa tukava mu byaha. So Bibiliya rero Bibiliya ivuga ibintu byinshi, Imana itubwira ibintu byinshi. Ngiye mvugana n'Imana binyuze muri Bibiliya, mu ijambo ryayo, kuko ni ijambo ryayo. Bibiliya ni igitabo cyiza cyane, mujye mukunda gusoma Bible ndayisoma, ntabwo namara umunsi nasomye Bible. No ku kazi ngiye job kabisa, mu bintu mpakinga ndayipakinga. Ugenda na Bibiliya nenze gukoresha muri telefone? Iyo muri telefone ni byiza nayo kuyikoresha, ariko n'iyo phone iri aho ngaho hamaze kuza notification zingahe zirenga 20 zo ku ma social media, sibyo? So nta kuntu rero wafungura Bible yo muri phone kumva ubure notification zira popinga zo kuri Instagram, ntabwo nyine baba muri mood, ntabwo baba consistency, devil ni ahita kwatakira. Ariko iyo ufite ingiri hadi phone uyishyira kuri charge, wowe ugafata igitabo cyawe ugasoma, ukagigeza chapitre 2-3-4, ugafata marikeri ugaheretinga some verses, Imana Mwuka Wera ugati hano ni Imana iri kukubwira gutya na gutya. So nuko nguko Bibiliya ni igitabo cyiza, ni igitabo kiruta novels, ni igitabo kiruta ibindi bitabo byose biba, kuko yuzuyemo ijambo ry'Imana. Ririmo abantu bakundana no nka story, harimo story ya Dawidi na Goliath. Dawidi yareshyaga, yari muto nyine tu, yari mugufi noneho byambara. Goliath cyari big giant nyine tu, cyari cyo mu Bafarisayo noneho cyadanje. Ndakeka no mu giant wabayeho ku isi mu mateka nko biri bivuga, rundi se umuruta buri yabayeho. Abandi bitwaga abandi bitwaga Kimana, ntago mbibuka, ariko hari abandi ariko ndabazi nanjye bavuga ngo babyawe n'amarayika n'abana b'abantu. Bita nimba ari aba Philips, nimba ari aba Umva izina ryabo n'aba Neptune, umva kigihorera, ariko ntago ari baba. Noneho nyine nandi kubabwira ko stories ziba muri Bible zatanje kurusha n'utundi dutabo tw'abantu nyine tu. Nk'iyo story ya Dawidi na Goliath kumva, hakaza harimo story nyinshi, stories kandi zadanje nyine zigira ikintu zitwigisha, zidusigira. So Bibiliya ni nziza, igitabo cyiza, n'ijambo ry'Imana, yaba ari yera yaba ari negatifu. Any Bible nta muntu wanditse Bibiliya abikuye mu bitekerezo byiwe, ibitekerezo by'Imana. Imana yayoboye abantu kugira ngo bandike Bibiliya, kuzitranslate ngo zijye mu Gifaransa, ngo mu Cyesipanyol, ngo mu giki, ibyo ni iby'abantu. Noneho mureke gusa ikindi kintu nshaka Drizzy tuko tuganira, ndibuka Drizzy ni byiza cyane kandi abadukurikiye ndabyumva mwabyumvishe Bible. Gusa Drizzy ndabyibuka nza kugusura, ari ijambo abanje konsomera ryanyubatse, ryanshimishije kandi asante buriya appreciate. Thank you man. Ryanyubatse cyane iryo jambo, ndashaka kuri dusangiza kuko nitumara kubyumva iryo jambo tukamenya icyo risobanuye, nimwe tubuze kumenya ko nawe dufite gucira ubanza umuntu ngasa gutya ngo yikora ibi ngibi, ntabwo umwana w'Imana akwiye kumera gutya na gutya. Ryaza nyine gutanga ubusobanuro bwimbitse kurusha ibindi, kuko iyi ni Bible. Uwiziza Bible wese nyine ucyumva ivuye muri Bible byaba byiza kurushaho kuko bivuye muri Drizzy akuva bivuye muri Bible. Iryo jambo ryagiye riri mu Bakorisayo, ndabyibuka ko sinibuka ibice. Noneho mugire kuri dushakira, nawe ndafata bireka kuri dushakira kaza kuri dusomera. Reka mbaze Sam's Banner. Ubundi wowe uri no muraperi mu busanzwe, uri umuraperi muzi mu ndirimbo nyinshi za hip hop, nashatse kuvugira aha ngaha. Ariko ikibazo mfite ni gute
abaraperi umva umuco wa hip hop ugenda no kuba ngo uri umu gangster gukora ibiki ngo wikora ngo urya abana birumvikana none wewe ni gute managinga hip hop kwa managinga ibintu bya gospel kurumva ni inzira ebyiri zitandukanye ariko nshaka ubimuriza hamwe nabinsobanurira ibyo ngensobanukirwe kandi n'udukurikira nawe abashe ku understanding kuko nk'ubu umpeti nawe ushaka kuvuga ati se ko ndi umuraperi kandi nkanumva mbikunda nkanumva nzanabikora ariko sinzabikora gute nshaka na Yesu ati mva n'ibyamu sinzi wenda muri kubyumva ariko we wadusobanurira tukagiramo understanding none no wawe ukuntu bimeze actually ngenda umuntu wundi ukunda kunyura mu nzira zirokoze n'iy'abandi tu sinzi niba urahita ubyumva ariko ndifashisha ingero zimwe na zimwe urabona niba iyi ngiyi ni inzira imwe iyi ngiyi ni iyindi nzira yego niba abantu benshi mbona yuko ngiye bari kunyura aha hantu yego ahangaha ari iyindi nzira for no reason ngiye nkunze guhita ngira ikintu muri njyewe cyo kuba nacuzinga kunyura ahangaha nyine muri iyi nzira itaciyemo abandi bantu tu yego ubundi ngiye home nanavutse ndi umuntu utandukanye wenda menya ari naho byaturutse simbizi buriya ni nawe umuntu wa mbere mbibwiye ngiye home ni njye muhungu wenyine tu ni njye muhungu wenyine ibaze yuko home babyaye abapeti benshi byataye ariko bose ni ababebi ni njye muniga wenyine niwe muhungu wenyine avutse wanyu niwe muhungu wenyine iwanyu bagira man yakurarenze maybe ko rero ibyo bibora ari byo byankurikiranye njye sinjya numva nyine habaho gushaka choice muri njyewe ariko ikintu cya mbere kiza muri njyewe no guhitinga choice itandukanye n'iy'abandi bagiye bagira so rero niba mbona yuko abantu muri mentality yabo harimo kujya mu rusengero yuko ari ukuba wogoshe wamazeho n'urugero ari ukujya mu rusengero wambaye ishati watebeje nyine njye ubwo nyine hahita hanzamo yuko ngomba ahubwo kugenda mfiteho dreadlocks mfiteho earrings kugira ngo ahubwo na babandi bose bari mu maclub na heho hose batabonye chance yo kugira ngo babe baze mu rusengero ariko nabo bameze uko nguko bafungurira imiryango kugira ngo babe babona yuko ashobora no guca ku idirishya akabona harimo umuntu umeze nkawe ku mutwe umuntu ufite dreadlocks umuntu wambaye nkawe agahita avuga ati yo uko se burya no mu rusengero hinjiramo abantu ba dripping like me bikaba byatuma nyine ahita yumva yuko nawe aba inspired kugira aze mu rusengero tu aho ngaho niho byose bituruka niyo mpamvu nyine mba numva njyewe naba ndi different to others noneho ongera ibimuriza none ya hip hop culture ukuntu bivanga uri umuraperi nose muri hip hop zawe ntabwo ujya uririmba abakobwa bati ngo ugiye umukobwa nza gushaka tuzagenda aha dukora ibyo dushaka ndamufashaho gatoya ariko nibyo nyine to so here is man hip hop nk'uko wabivuze iyo culture that's good ariko noneho iki jambo ry'Imana itubwira itubwira nyine ritubwira gukora ibintu byose nyine kugira ngo duheshe Imana icyubahiro do everything for the glory of God so uko waramubwiye nanjye yo freestyle nayikora man ariko baje ni favorite girl once akunda gusoma afata Bible buri gitondo akasoma iyo verse akayigenderaho kandi cyamuyobora wamuririmba we ndege wasariye birirwa bahitamo iraho ngaho mu bikari bayirya dogi yego urumva ntago ndi kubabwira umukobwa mwiza akunda gusenga soma Bibiliya mu gitondo akabakuramo verse akaba yagenderaho umunsi wose ndi kubabwira undi mukobwa wowe uriya muniga yabonye kuri snap akamusarira byadanje kandi ari umubebi w'ubufu mu gikari birirwa mu giki amadogi urumva nje ntabwo ndi kubashishikariza gukora ibyaha ahubwo ndi kubereka type girl bakwiye kureba mu buryo bwa hip hop impamvu uri grand frère mwana agacu kabisa n'ubu ngubu na understanding abikumvikana sasa turi kumwe nawe cyangwa ufite kundi kubyimva wowe turi kumwe ni ukuvuga ngo ubutumwa bwiza iyo bigeze muri hip hop ntabwo ujya kuririmba ngo naraye kuri urembo rw'ijuru zirazabambonye cyangwa ngo nguze ngo uririmbe ngo amagambo yo muri Bibiliya turi urubyiruko man turirimba lifestyle kuko hip hop ni ukuririmba lifestyle so lifestyle yanjye as a Christian noneho w'urubyiruko that's true so ubiconnecta gutya nyine to ukabiconnect ukavuga
ndaririmba kuri isije no ndirimbo ndayita favorite girl, my favorite girl. So no describing your favorite girl as Christian. She doesn't wear miniskirt, ntago yambara amamini, ntago agira ibikimwe bire byose yanga nyine ukakamenya katari byo nawe ugomba kuba ari mu birara ntabwo kuri iyo hip hop yawe yitwa favorite girl. Atagiye kutubwira ndege n'iki utubwira najya gutega amatwi ajya ngo yumve bya bindi ushaka kumva ati yumva ubutumwa bwiza none. Okay, harimo trick mu mutego maho ngaho ako nibyo bose zose ni Imana yaduhaye kandi tugomba kuzikoresha kugira ngo tugeze ubutumwa bwiza kuri byo. Ni fresh kabisa. Noneho ngiye mfashe utubumbura ijambo ry'Imana udusomere mu bakorisayo ibice simbyibwe kwenda bivuga ko n'abari kudukurikiye bahita barambura Bibiliya zabo tugendane nabo neza twagati. Buretse gataho ngaho ikintu kigendanye na hip hop man hano mu Rwanda wenda biri hasi. Nta nubwo ari benshi bakora gospel rap cyangwa rap yo kuramya Imana yo kuramya Imana yo kuvuga ubutumwa bwiza. Ntabwo ari benshi ariko barahari. Ako nyine bo baracyafite n'ukuntu nyine bitinya ko ntago biri ntago bifite isoko nyine kandi twebwe n'isoko sinabyo tuba duharanira cyane ahubwo duharanira ko hari ubugingo bwa rokoka nyine bwava mu mucyo bwava mu mwijima bukaza mu mucyo. Akiyo tugiye nko muri za Nigeria, UK usanga aba Iggy man sinzi indirimbo yaririmbye kera Iggy afite boro nyinshi yarakijijwe nyine yakira agakiza ariko amaze gukizwa no kubatizwa aravuga I ain't gonna stop music, I ain't gonna stop doing music. And he pop up man as an drill ya gospel kumva man ya dance afite boro za dance zitwa ngo God will do it man izabikora. We praise you. So izumvishe nyine man beat ni fresh ni drills azimuriko dukunda ariko lyrics zirakugeza ku Mana ko hari nafasi aririmba nyira akavuga ngo sometime I wake up on my bed and before praying I through jump to my computer. I'm focused on bread. Like rimwe ndabyuka nyine ndambyuka gusenga nkahita njya kuri computer ndi kwihigira nyine umugati kandi nakabanje gusenga abatwibutsa nyine life tubayemo nk'urubyiruko twese hari igihe ubyuka nawe ukagotwa kuba wabanza gusenga ugahita ufata phone yawe ugatangira guscrollinga updates zose ukabyibuka umaze nko guscrollinga nka bore ebyiri. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane kandi tuduhuriyeho abenshi kuko twese tubyukira ku matelefone most of us ubu uri umwana w'urubyiruko nabivuze no mu kiganiro ko telefone ziri mu bintu byatwishe cyane kurusha n'ibindi bintu. Baravuga ati ngo inzoga drugs ngo ni bibi cyane ariko manzi we bijajinga ubwo na telefone yawe nawe mbere kujya kujajinga uriya muntu ngamwiki ube hagati ya telefone uvuga ati this is my mobile phone yagenewe iki ngiki muri aya masaha muri iki ko telefone ukiyigotirwaho gato gusa byinshi biravuga kandi binafu bireba nicyo kibi ipfu bireba nyine navuga ati tuvuga ati kazi kari gupfa ariko ndaje wana kanzi kicatingira ukagaruka ubwenge kari gupfa ugasanga ushaka kujyamo ukongera kiscrollingira ukabona kandi kantu bitabyangirika shitani n'umwana mu icyo nari kubwira no kubwira ko abahanzi barahari nyine bakora umurimo bakora gospel sangu tumentioningira amazina kugira ngo hari Iggy kumva album ya Iggy yitwa gute ako nujya kuri Spotify nyine urahita ubona Iggy ko Iggy muramuzi yari umustar na before n'ukoraga secular music. Hari aho bita ba John Key we abaza muri Amerika man. Hari aho bita ba Lucray mu kwa 10 yaje no gukora igitaramo hano mu Rwanda muri convention. Yari afite album nshyashya yitwa Reconciliation kwiyunga. Reconciliation ni album yakoze iriho indirimbo zigaragaza ko dukwiriye kwiyunga n'Imana nyine tukongera kugasanga urukundo rw'Imana tukongera tukibuka ibyo Yesu Kristo yakoze ku musaraba uri kumva. Yaje mu Rwanda man yaje mu Rwanda mu kwa 10 yakoze concert.
so hari Lucre, John Key, Iggy, hari Denmark. Bana mu favorite wanjye nanjye ntabwo Denmark noneho uramutse ukunda nka Post Malone. Mana we. Uri struggling no kuba wareka kumva indirimbo za secular music. Indirimbo z'isi nyine. Ushaka kumva indirimbo za gospel ariko wikundira ziriya melodies za Post Malone. Denmark. Ararenze byo. Mwiza cyane. Ari na Boro namusampolinzeho njyewe. Yego. Sinzi Boro namusampolinzeho nayo nzayisohora kabisa. Nziza byatanje n'ifite melody nziza byatanje. So Denmark, Lucre, John Key, Iggy, hari ba Sam Rivera, hari n'aba Baby Man, hari abo bita ba Bianca yego nagari Bianca ni Bianca no muri Amerika Latine yego hari abo bita ba Lee Vase yego kari benshi hari na ba Drocas na Vesti na baniyo Bosco kandi yo Bosco umva yo Bosco atanga muri Afrobeat isanzwe ukumva yashyizemo gospel kandi ikaba byiza so tutizinze mu magambo ngo turambiye badukurikiye baratugana no ku musozo usomere iki cyandiko natubwire verse kirimo kugira ngo dufatirane umwanya n'amasaha yego gatwanira nta kibazo ariko abadukurikiye bashaka kugira ngo tudukubite tubangura buriya bandi abazi twese turi bamwe tujya defo yo kurambirwa ariko nakundi ufite intego nagurambirwa nyine urakomeza cyanditswe rero yego ahantu bavuga ngo ngiye gusoma ibiranga wambaye ingofero ahubwo si gusa ikibazo ntago ari ikibazo ni filozofi y'abantu mani ndakubwese ko gusoma Bibiliya ugomba gukuramo ingofero mu cyangwa yego ariko nibyo ari no yisoma kayisoma nk'umupasiteri n'urugira akayisoma yambaye ishati kwa kundi tubishaka costume ariko akabikora avuye kuri iki gusambana fuck that shit bro ni filozofi so abakorosayi ibice bibiri umurongo wa 8 yego ibirandi gukoresha niyo Yehova nyine ifite ikinyarwanda cyumvikana nawe zo gukoresha yawe ijambo ry'Imana cyangwa Bibiliya yera cyangwa uyongoze ya indi negatifu nawe urafitemo kundi kuntu uri ubyumve mu kinyarwanda ambasomere abakorosayi ibice bibiri umurongo wa 8 avuga ngo mwirinde kugira ngo hatagira umuntu ubagusha mu mutego yifashishije filozofi yego n'ibitekerezo by'ubushukanyi bidafite ishingiro bishingiye ku migenzereze y'abantu kandi bikurikiza ibintu by'ibanze by'isi aho gukurikiza Kristo. Yego. Amen. Cyenda bakavuga ngo kuko muri we wese arimo kuzura kose kw'imico y'Imana kuri. Amen. Namoto kiraje buturaboneza. Yego. So urumva filozofi z'abantu nyine to ibitekerezo by'abantu bakubwira ngo nukwiye gusoma Bibiliya wambaye ingofero. Yego. What is that? Nukwiye kujya mu rusengero ngo wambaye gutya. Ibyo ni filozofi yabo, ni imyumvire ya kera yo mu isezerano rya kera. Kandi twe turi mu isezerano rishya. Yego. So nuko ngukorera. So iyo usomye Bibiliya usa nk'aka kantu wari ukazi. Aho yitwa abantu bakuzanaho filozofi zabo nyine. Wowe mujya kubwira ibyo. Kandi biterekeranye n'ijambo ry'Imana. Yego. Yewe ugiye kumana ugomba kumana ariko biri related n'ijambo ry'Imana. Mureke rero abadukurikiye abakunzi ba Duwe TV tugarukiriza ngaha ducumbikira ngaha ikiganiro turabona abasore n'abasore beza uzakurikiye ku mbuga zabo se muzibabwire tugiye kusoza kugira ngo baze kumva ubuhamya bwanyu. Yo ni Chris Drizzy all platform kuri Instagram ni Chris Drizzy, Chris Drizzy, Facebook Chris Drizzy, TikTok Chris Drizzy, always nanjye ni Sam's Bana, nta hantu namwe bihinduka ni Sam's Bana hose. Ciao.